nawe impamvu bibaye ni uko utumvise neza icyo gifaransa. ariko Albert urumva nawe ari we ari na Olivier. Yesu twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwebwe umuntu arimo kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube aho tugenda tubageza amakuru agiye atandukanye, amakuru aba yizewe, amakuru aba atari ivumbi, dukora ku binyamakuru bikora no mu Rwanda rwacu rwa Gasabo mu buryo bwanditswe natwe tukayabagezaho mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bwa video hano kuri YouTube gatanu kandi ndetse umunsi ku wundi. Niyo mpamvu igihe wakanda subscribe utazajya ucikwa n'amakuru aba agiye atandukanye, ayo yose aba agenda kwirakwira umunsi ku wundi by'umwihariko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Alright, twese rero nk'uko mwabibonye kuri iyi foto ya cover mbere yuko mufungura iyi video, ni inkuru utabasha gusanga ahandi, ni inkuru cyangwa se ni ifoto muramwe y'ibanga, ni ifoto yafashwe mu buryo bw'ibanga, ariko dukora uko dushoboye kose kugira ngo tuze tubabwire ikigezweho. By'umwihariko mwagiye mubibona mu kiganiro cyabaye ku munsi mu minsi yashize, aho perezida yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru. Hari ibintu byinshi byagiye bivugwamo ndetse hari ibintu bigiye bitangaje byakomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, byakomeje kuvugisha abantu. Rero nicyo kimwe tuje kuba twagarukaho, ngo mwamubonye ni umunyamakuru Albert. Abantu benshi mwagiye mumwibazaho icyo akora, icyo ashinzwe, ni uwahe by'umwe, kuko abenshi ari ubwa mbere mwamubonye. Ibyo byose tugiye kuza kuba twabasobanurira, tubabwire umuntu uwo ari we ndetse tubabwire n'icyaba cyateye ibi mubona, ndetse ibintu byagiye bivugwa cyane cyane bishingiye uburyo yavuganye na perezida cyangwa se uburyo yasubije perezida, mwagiye mubibona byose. Alright, kugira ngo rero izi nkuru tugende tuzirambura mugende kuba musobanukirwa akantu kandi ibi byose tugiye kuza kuba twabibanyuramo. Gusa mbere yuko dukomeza tugiye kubanza twababwira icyateye uyu munyamakuru Albert kuvuga biriya byose. Mbere na mbere murabizi aho impamvu yari iturutse, ni ku kibazo cyakiri hagati ya Minisita Olivier Nduhungirehe ndetse na Mutesi Kovia, umunyamakuru by'umwihariko ukuriye ibitangazamakuru bizwi byo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko ndavuga nka Mama Rwagasabo. Byatangiye ari aho uyu Olivier Nduhungirehe ari ubutumwa yapostinze cyangwa se yatangaje buri mu rurimi rw'igifaransa, noneho Mutesi Kovia ubwo yageragezaga kwinterpretinga cyangwa se kurushira mu kirimi cy'ikinyarwanda, kugira ngo abashe gusobanurira abanyarwanda ibyo minisita yapostinze cyangwa se ibyo minisita yatangaje, aribwo yaje kuvuga ariko ubwo minisitiri yaje kubona uko Mutesi Kovia yabitangaje cyangwa se uko yabisobanuye, abona ntabwo bihuye n'ibyo we yashaka kuvuga, aribwo yahise aza ku rubuga rwe rwa X cyangwa ruzwi nka Twitter, atangaza avuga ati, n'amagambo yanditse nagira ngo turaza kuyashiramo hano namwe muze kuyisomera ndetse turaza no kuyabasomera. Ni amagambo avuga ati, Madamu Kovia Mutesi, ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutumwa ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemure inyandiko nk'iyi uko bikwiye. Mbere y'uko muyiganiraho nibiba ngombwa muzambaze. Ikindi kandi igitaramo cya Africa Forward Summit i Nairobi ntaho cyari gihuriye n'inama y'abakuru b'ibihugu kuko cyabaye inama irangiye. Ntabwo rero wasaba Shiri Silver wagiteguye ngo aze yemeze ibyo nanditse ku nama y'abakuru b'ibihugu, ntiyari ahari. Abanyarwanda bakurikira Mama Rwagasabo TV bakeneye rwose amakuru atomoye yumvikana atabatera urujijo, cyane cyane mushingiye ku nyandiko zanditse mu ndimi z'amahanga. Nk'uko twababwiye, aya ni amagambo Olivier Nduhungirehe, bwana minisita w'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se w'ububanyi n'amahanga, yaje kuba yandika asubiza cyangwa se muri comment section y'ikiganiro Mutesi Kovia yajyanye n'abanyamakuru be, aho bari kwinterpretinga cyangwa se gusobanura ubutumwa minisita yari yanditse, ariho yaje avuga ko bidahuye n'ibyo we yavuze cyangwa se bidahuye n'ibyo we yashakaga kubwira abanyarwanda bose muri rusange. Ariho Mutesi Kovia nawe byabaye nkaho bimuteye umujinya, ahita aza amusubiza nawe mu nyandiko muri comment. Ari nabyo nkeka ko abantu benshi bagiye bibazaho,
bibaza ukuntu minisita w'igihugu minisita ukomeye ufite umwanya ukomeye yaza kuba yabonana n'umunyamakuru nawe navuga ko ukomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nka Mutesi Kovia noneho baterana amagambo muri comment aribyo byaje kuba byatera urujijo ari nabwo perezida yabibonye akaba ariho havuye ikibazo nyirizina by'umwihariko mbere yuko dukomeza reka tubanze tubasomere amagambo cyangwa se ukuntu Mutesi Kovia nawe yaje kuba yasubiza minisita yaje amwandikira ati nyakubahwa minisitiri ubutumwa wanyujije kuri X ukavuga ko twasemuye nabi ibyo wanditse turagusaba kujya ubwira abo mu biro byawe bakabudushira no mu kinyarwanda kuko abo uba ubwira si abipari Kinshasa cyangwa se Bruze murabizi abangaba Mutesi Kovia yavuze ni abantu bavuga ibifaransa cyane ndavuga ipari mu Bufaransa n'ahandi muri Kongo mabizi ko bakoresha ikirimi cyangwa se ururimi rw'igifaransa arakomeza amusubiza ati ahubwo harimo n'abanyarwanda ba Kiyombe Mushubati na za Kinigi na za Burera aho hose muzakomeze kwihangana kugeza igihe ibiro byanyu nawe ubwawe bizakoramo ababwira abanyarwanda ibyo muvuze murakoze ubu ni ubutumwa Mutesi Kovia yaje guhita asubiza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nyuma yaho yari amaze kumubwira ko ibyo basamuye ntaho bihuriye n'ibyo we ubwe yari yavuze amubwira ko abanyarwanda bakeneye kumva amakuru atari ivumbi amakuru atomoye amakuru asobanutse cyane ari nabwo wumva ko Mutesi Kovia yahise azamusubiza bino ariko urumva muri rusange Mutesi Kovia yari ari mukuri nimba nka minisitiri w'igihugu yabwiraga abanyarwanda akaza kuba yakoresheje ururimi rw'igifaransa noneho nka Mutesi Kovia nk'umurimo we akaza kuba yahise agerageza gushyira ubu butumwa minisitiri yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo tuze kubyumva neza nk'abanyarwanda bose muri rusange akaza kuba yakoze ikosa birumvikana kuko nimba ururimi atari ururimi rwe kavukire ntabwo yabisobanura nk'uko nyir'ubwite yashakaga kubivuga ariho ikibazo cyabaye noneho perezida nawe yarabikurikiye aribwo yaje kuba yabaza Mutesi Kovia ikibazo cyakiri hagati ye ndetse na minisita w'igihugu ibi byose mwagiye mubibona rero icyo twari tuje kuvuga ni umunyamakuru Albert nkeka ko mwamubonye ubwo yarahagurutse ngo asabe ijambo ndetse n'ikiganiro nawe yaje kuba avugaho by'umwihariko ikibazo ku kibazo kiri hagati ya Mutesi Kovia na minisita Olivier Nduhungire aho ari ikintu gikomeye yaje kuba yavuga cyateye abantu benshi urujijo bamwe bakavuga ati biraza kuba byamukoraho ntabwo yakagombye kuba abwiye perezida w'igihugu kuriya cyangwa se yakagombye kuba yifashe aba niho byavuye abantu benshi mukenera kumenya uwo ari we kuko by'umwihariko nkeka ko abenshi ubwa mbere mwamubonye muza kuba mwanadusaba ko twazamubabwiraho byinshi rero ni ifoto yagaragaye ifoto ivuga ko bishobora kuba byamukoze nk'uko mwabibonye ni ifoto yagiye twashyize ku karubanda bitari bikwiye ariko turavuga reka tuze tubagezeho amakuru agezweho rero ni nkuru natwe tudashimangira kuko ari ifoto itapositingwe cyangwa se itashyizwe ku mbuga nkoranyambaga gusa ni ibintu biriho kuko iyi foto nk'uko mubona ntabwo ari AI noneho ikibazo cyagihari ni amagambo yaje kuba yabwa perezida amubwira ko nawe ubwo kuba ari kuvuga ngo cyangwa se ashobora kuba ahagaze ku ruhande rwa Mutesi Kovia cyangwa se kuba atari gusobanukirwa ikibazo neza ari uko nawe atumvaga ururimi rw'igifaransa nkeka ko iyo video mwaje kuba mwayumva aho uyu Albert yaje kuba yabibwira perezida we yavuze ko ikibazo gihari ari uko perezida nawe atumva ikibazo ururimi rw'igifaransa ari naho ikibazo cyavuye tubashimira rero mwebwe twabanye isabwa nta kintu ukanda subscribe kuri muyoboro kugira ngo ayo makuru yose abagiye agezweho tujye tuyabagezaho gatanu kandi ndetse umunsi ku wundi kuri kino kinyamakuru cyacu ciao tubashimiye twabanye ndetse namwe mutarakanda subscribe muri basha kuri muyoboro nta kindi tubasaba usibye gukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubona umunsi ku wundi ciao